Bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi, iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho, ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho kazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate, uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho gutya, uzavuge ko ari inzira idakomeza ariko gisobanura. Ndizera ko ramstamo B, ndizera ko ramskandika wa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ngo ariko kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe, ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, ndetse n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Hakaba ari nka biriya byapa bivuga ngo birabujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini, ndetse n'aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Murabizi kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru ntabwo biba byemewe, rero biba bibujijwe no kuba waparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, kubera ko waparitse umwanya munini bahita baza guteza umuvundo mu muhanda bakabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko ramstamo D, ndizera ko ramskandika ku papuro. Mbibutsa ko kode zirahari, tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho kazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa
D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa. Abantu benshi bakunda kwicisha kino kibazo bahisemo B ngo igihe cyose ni ibumoso. Oya, kunyuranaho bikorerwa he ni ibumoso. Ariko niba bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uzavuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo ugiye kujyamo, cyangwa bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kudepasa we ari kujyamo. Niyo mpamvu duhisemo D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wayihisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kane kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero enye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga: ku binyabiziga by'ingabo bijya ahatarenga kilometero 25, B ibinyabiziga bihinga, C ibinyabiziga bya polisi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo ubundi reka nze nyigusobanurire wumve neza icyo bari babajije. Birabujijwe kugenza ibinyabiziga cyangwa kugendesha ibinyabiziga bikururwa na za romoroki cyangwa se ibyo binyabiziga byambaye inziga zidahagwa. Inziga zidahagwa ubwo ni nka bya binyabiziga biba bifite ibintu bigendesha, ariko ibyo biziga baba bari kuvuga ni imipine cyangwa ibyo bintu biri kugendesha. Ibyo bintu bidapompwa. Gupompa ni nka kwa kundi ikinyabiziga umupine ushiramo umwuka bakagihaga, umupine bakawuhaga hakazamo umwuka, nibyo bita guhaga. Noneho birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo byambaye inziga zidahagwa. Muri make bishobora kuba biri kugendesha nk'iminyururu cyangwa se nka biriya bikora ku mihanda. Mubona ukuntu biba bikoze ku buryo ubona kiri kugenda utamenya ngo kiri kugendesha umupine, ubona ari ibintu by'ibinyururu. Biriya rero nibyo bita inziga zidahagwa. Rero ni ku binyabiziga bikora ku mihanda. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, byo ntabyo bari bakizemo. Ndakeka ko umenye impamvu duhisemo D. Ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya gatanu kikubaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 200 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? A ahanyurwa n'amagare na velomoteri, B ahanyurwa n'ingorofani, C ahanyurwa n'ibinyamitende, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C ahanyurwa n'ibinyamitende. Ahanyurwa n'ibinyamitende bari kuvuga ni kiriya gice cyo mu muhanda kiba gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa, uzumve ko n'ubundi hagomba gucamo ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije ku buryo imodoka zacamo. Rero aba ari ahanyurwa n'ibinyamitende harimo nk'amagare n'utundi tunyamitende. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B iteme rinini kandi rirerire. C ifungana ry'umuhanda. D iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni se ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, rwaba uruhande rw'ibumoso rwaba uruhande rw'iburyo bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Rero uzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Iyo ari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Rero hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500, ni nuwe muvuduko? A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 75 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni se kilometero 75 mu isaha. Mbibutsa ko ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ari kilometero 25. Ku mapikipiki aba ari kilometero 80, velomoteri aba ari kilometero 50. Tubonye ko ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75. Ibyo byose ni ibibazo bababaza. Bimenye nibiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: hehe? A imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. No mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Murabizi iriya mirongo ibiri ku ruhande ku muhanda, iyo icagaguye uba wayirenga ukajya guhaparika, ariko iyo idacagaguye uba ubujijwe kuhaparika umwanya muto n'umunini. Niyo mpamvu duhisemo se, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikura ritagaragara, igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? A itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. B itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hano izo cy'ukuri nta kindi ni A itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Bari kutubwira ngo romoroki iri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero iyo romoro kiri gukururwa kubera ko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, hari ukuntu iba igomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka inyuma yayo
baze kubona ko ihari itaza kubateza ibyago. Ukuntu igaragazwa ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri iyo romoruki inyuma. Ndizera ko aramusamo a, ndizera ko aramusika yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntikigomba kurenga ibipimo bingana bite? A inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B imbere ni metero 1 na santimetero 70, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Igice kirenga ku biziga. Ibiziga baba bari kuvuga ni imipine. Kuva ku mupine w'imbere ugera aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana imbere, abagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Noneho kuva ku mupine w'inyuma ugera aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana inyuma, inyuma agomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Hano kuri B bavuze metero 1 na santimetero 70 kandi imbere abagomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. Niyo mpamvu twahisemo A gusa. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babikosoye uhita ubikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara berekana inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Ntabwo bakoresha rero ibyapa, bakoresha amatara. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bakoresha amatara yaka urumuri rutukura kubera ko iriya mihanda aba ari miremire yishobora kuwambukiranywa n'indi mihanda. Rero nk'igiye gutambuka bakoresha amatara bakubwira ngo hagarara. Iyo usanze ari kwa kazima yakazima amyatsa, umenya ko ugiye gutambuka ugahagarara kugira ngo itagusanga mu nzira ikakugonga kubera ko iragari ya moshi ntago zijya zipfa guhagarara. Ndizera ko aramusamo D, ndizera ko aramusikandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa rite? A irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, B irangi ry'umweru ngarurarumuri, C irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ese no kwera kiba gita irangi ngarurarumuri ukuntu riba rikoze iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho rihita risa nkaho ryatse bitewe n'icyo barishyiriyeho, ugahita umenya icyo gushyira mu bikorwa. Ndizera ko aramusamo A, ndizera ko aramusikandika ku gapapuro. Ni nka kwa kundi ushobora kugenda mu muhanda n'igihe cya nijoro amatara yo ku muhanda wenda nta nahari,
ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwajya rurakubita ku cyapa ukabona icyapa kibaye nk'aho cyatse, kiba gikoze ku buryo bwa ngarurarumuri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha, kino cyapa nukibona kizaba kikumenyesha iki? A, ibyago; B, ibibujijwe; C, ibitegetswe; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, ibyago. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Nukibona uzamenye ko imbere hari nk'ikinyabiziga cyapfiriye mu muhanda. Akenshi bino byapa bibishyira muri metero 25 abavuye aho ikinyabiziga cyagiriye ikibazo. Rero niba ari weho bibayeho wenda ikinyabiziga kigupfireho uri mu rugendo, ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu, uzagishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora, yakora iki? Ugeze hariya kuri feruje usanze ziriya bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ari y'umutuku, icyatsi n'umuhondo byapfuye. Uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B, gutwara neza nta gutinda mu isangano. C, guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. D, gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Uca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo kuko n'ubundi biba byapfuye. Ariko kubera hari ibimenyetso bimurika kenshi haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye, ugomba kwitondera n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze. Ndizera ko uramusamo A, ndizera ko uramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikemuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 15 kikabaza ngo niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'icyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa? Uhuye n'amatungo menshi uri mu muhanda, ese uba ugomba gukora iki? A, kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. D, kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ugomba kugabanya umuvuduko ntusiganwe n'ayo matungo, ugatambukana ubwitonzi kugira ngo ataguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 20. A, ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro.
hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Bino binyabiziga byose biba bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira kiriya cyerekana umuvuduko, kiriya ubona umuyobozi w'ikinyabiziga niba waragendeye mu modoka, ndakeka ko wajya ubona hari imbere umuyobozi w'ikinyabiziga batwariye ibintu bimeze nka harimo urushinge cyangwa harimo, biterwa n'imodoka cyangwa bigaterwa n'ikinyabiziga, ariko yajya aragenda yihuta ukabona umuvuduko uri kujya uhinduka, bakabwira ati wenda ari kugenda kuri kilometero 30 mu isaha, kilometero 40 mu isaha, kilometero 60 bitewe n'ukuntu ari kugenda, bakajya bagenda babimwereka. Rero ibinyabiziga byose bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuze kwandika ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A metero 1.25, B santimetero 30, C santimetero 75, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Kino kibazo neza neza bakibaza kimeze gutya, ariko ukabona rimwe twahisemo B santimetero 30, none kano kanya duhisemo A metero 1.25. Ese tuzahitamo A ryari, tuzahitamo B ryari? Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo A metero 1.25. Dore na hano nibyo bari batubajije, none niyo twahisemo. Ariko niba kubwira ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahita uhitamo ku gisubizo cy'ukuri ari B santimetero 30. Ibyo bibazo impamvu mbitinzeho, ndabizi kino kibazo bajya bagihindura bakacyongera bakagitanga muri ubwo buryo bundi nkubwiye. Uzahita uhitamo bitewe n'ukuntu nagusobanuriye. Idafite metero 1.25, uhitemo santimetero 30. Kandi ndizera ko nibiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ubikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ahubwo ishusho ni uruziga, nibyo bita ishusho y'icyapa. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, harimo ikirango cy'umukara, ni pa ishishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B, birabujwe guhagarara umwanya munini. C, birabujwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. D, pariking. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. N'ubu ngubu ushobora kugenda mu muhanda urahita ukibona. Akenshi uzakibona ubone munsi yacyo hari abamotari bahaparitse cyangwa hari imodoka wenda ihaparitse. Kubera iki bihaparitse, iba yemerewe kuhagarara ariko umwanya muto. Ndakeka ko waramusamo rero B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Kwa kundi ubutwaye imodoka hari umuntu ugiye gufata ugahita uparika munsi ya kino cyapa kinjiramo ugahita ukomeza urugendo, cyangwa se hari akantu bagiye kuguha, bagiye kukuzanira ku muhanda, ukabona kiriya cyapa uhita uparika akanya gato ugafata ku kantu bagushyiriye, ahasigaye warangiza ugahita ukomeza urugendo utahahagaze umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe? A, mu masangano. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C, ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera y'ibitandukanya
giye oh shit mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri oh shit. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera bitandukanye bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ni ukuvuga ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bitandukanye na biriya biburira. Icyapa kiburira niba bari kukubwira ngo ikoni iburyo, urakibona ukabanza ukagenda urugendo ukabona kugera kuri iryo koni ry'iburyo. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu uvuze ngo kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho mpaka ubonye ikindi cyapa bitewe n'ibyo bagiye kugutegeka bindi. Ndakeka ko rero waramusamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Niba ubonye wenda nk'icyapa kigutegeka kutarenza kilometero 30 mu isaha, uzakibona ukimara kugihitaho ntuwurenze, ukomeze mpaka ubonye ikindi cyapa. Ndakeka ko waramusamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara gukurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje kirangwa no kuba gifite amabara asate: A ubururu, umweru n'umutuku; B umweru, umukara n'ubururu; C umutuku, umweru n'umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Cyapa cy'inyongera, murabizi ibyapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu hano bavuze B umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara, ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu, ishusho yo aba ari mpande enye. Murabizi bino byapa nyongera nabakoreye video yabyo, subiraho uyirebe cyangwa unyandike kuri WhatsApp nkwe video mu gihe kitarenze iminota 2. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni cyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira karere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa, koresha iyo nimero tuze tukwigishe mudasobwa iwawe. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa, ariko mbibutsa ko ibibazo biba biri gukunda kugaruka, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo nikiraho ikizame, nikiraho ikibazo kiri gukunda kuza, nikiraho isomo byose ujye urahita ukibibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.